wuzuye ibambe kandi wuzuye neza, ndetse urukundo rwawe data ntirugira iherezo. Umunsi ku munsi tubaho, kandi umunsi ku munsi dushimishwa n'ibyo tugenera. Umunsi ku munsi imitima yacu igubwa neza kuko twibutse ineza yawe n'urukundo rwawe. Data, iki ni ikindi gitondo n'undi munsi uturemeye, kandi umunezero uturemera umunsi ku munsi tunezezwa nuko data ari ubuntu bwawe. Si uko twari beza, si uko twakoze imirimo myiza, si uko twavuze neza, si uko twagenze neza, ahubwo ineza yawe n'urukundo rwawe bitubeshaho umunsi ku munsi. Ibyo twirata uko bwije n'uko bukeye, umunsi ku wundi tubaho, kandi tubikesha ko ari wowe watwemereye kubaho. Habwa icyubahiro data, kuko uyu ni umunsi w'inyongera, kandi ni umunsi w'umunezero, ndetse umunsi bose batabonye, ariko twe watwemereye kuba turiho kandi turi bazima. Uhabwe icyubahiro kuko uri umwami. Imitima yose y'ibyaremwe ikuramye kuko uri umwami. Indimi zose zature ko uri umwami, kuko n'ukuri urabikwiriye. Amahanga yose n'abayatuye bakuzamurira icyubahiro, kuko ni wowe ukwiriye icyubahiro data. Hari benshi bifuzaga kuba bakiriho uyu munsi bitakunze, ariko twe turiho n'ineza yawe data. Ushirwe hejuru. Imitima yose itibuka gushima, imitima yose idafite gushima muri yo, reka umwuka wawe wera ayikomange, maze yibuke urukundo rwawe, maze dufatanye ishimwe uyu munsi w'umugisha wongeye kuturemera. Kenshi nidukomangwa tuzakomangwe twibuka imirimo yawe, kandi atari uko twishyuye igiciro kugira ngo dukorerwe iyo mirimo. Mu isi duca mu bihe bigoye, mu isi duca mu bihe bikomeye, mu isi tunyura mu bihe biturushya, kenshi bidutera agahinda, ubundi hari ubwo bituremera umunezero, ariko w'akanya gato. Ni iki cyanezeza umuntu mu isi? Ese ni iki umuntu yakora akumva aratuje? Hanyuma ni iki umuntu yabona akumva aranyuzwe? Nta na kimwe, kuko iyi si turimo kenshi ntabwo tunyurwa, kenshi ntabwo twishima, kenshi ntiduseka. Uwo munezero w'agahe gato bikaba ibyishimo by'akanya gato, ejo tugashaka ibindi byiyongera ku byo dufite. Ni iki mu isi cyanezeza umuntu usibye amahoro uturemera? Inyuma ubona ko bikwiriye ko umwana w'umuntu yacungurwa, wemera kumena amaraso, ujya ku musaraba i Golgotha, umena amaraso igiciro cyinshi, kugira ngo njye umwana w'umuntu, kugira ngo uwaremwe uri mu isi niyemera iryo zina ko ryamucunguye, azakizwe abone kubaho ubugingo bw'iteka. Roho yacu ibeho kuko twakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Abakumenye bose bakizera iryo zina, bakatuza akanwa kabo ko uri umwami ndetse uri umukiza w'ubugingo bwabo, abo bamaze kujyaho ikimenyetso cy'amaraso bakira gukira ku bw'ubuntu, barakizwa. Ubarindire mu isi yanduye, isi y'ibibazo bahuriramo n'akaga ka buri munsi, kugira ngo batadohoka bakabivamo. Ubwo buntu bw'igiciro gikomeye twagiriwe ni ubuntu budutera gusabana nawe, kandi ni ubuntu iteka butugarurira gukora ibyiza, natwe twumva binejeje imitima yacu.
abawe, abo watoranije bakitwa abana bawe, ntibakwiye gukora ibyaha, ariko isi tubamo umunsi ku munsi ikorerwamo ibyaha, ndetse isi tubamo umunsi ku munsi, umunsi ku wundi iranduye, kandi iyo si yanduye kenshi na kenshi iduteza ibyago, akaga, amakuba. Niyo mpamvu aka kanya Data nsabiye, nsengeye umuntu wese ufite iki kimenyetso cy'amaraso, agira umutima ukomeye kandi umutima wo gusabana nawe umunsi ku wundi, kugira ngo aya maraso akomeze kumugaragaza nk'umukiranutsi. Si uko ari imirimo myiza twakora kugira ngo twitwe abakiranutsi, si uko twagerageza kwitwararika mu isi biranga. Pawulo aravuga ati, ngambirira gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Reka amasengesho dusenga umunsi ku wundi, reka igihe twifuza cyo gusabana nawe akayiko kandi kijye kiba igihe gikomeye cy'uko aya maraso atubonaho kwera kose, hanyuma gukiranirwa bikatuvaho. Ubu buntu twagiriwe si ubwo gupfusha ubusa, si ubutwemerera kugenda uko dushaka, kuko mu isi nukosheje itegeko rigenga igihugu riramuhana. Reka rero uwakwemeye akemera kukwemera nk'umwami w'umukiza w'ubugingo bwe, nawe muri we agire wa mwuka wera, uwo wavuze uti ubwo ngiye sinzabasiga mwenyine, nzabasigira mwuka wera, nzaboherereza umufasha, niwe uzabigisha, niwe mujyanama wanyu, niwe uzabarinda. Reka mwuka wera nk'umujyanama ukomeye wadusigiye, umunsi ku munsi tugire umutima wo kumwumvira, kugira ngo ubwo atubuza gukora ikibi ntitugikore, kuko natwe ubwacu tugikoze imitima ntigubwa neza. Hanyuma tuzakomeze kurindirwa mu buntu bwawe. Niba hari ugeze igihe cyo gutaha aruhutse imiruho n'imihate, hanyuma bamwakire abamarayika, aruhukire mu gituza cya Aburahamu. Reka mu isi turindwe na mwuka wera nk'umufasha, tumwemerera twigishe, tumwemerera tuyobore, kandi tumwemerera tubere byose, hanyuma tubashe kwitwa abakiranutsi koko kubw'aya maraso duha agaciro ku munsi ku wundi. Bitabaye ibyo twaba ibyigenge, twakwiyobora, twakora ibyo dushaka, ndetse bimwe bikatujyana mu manza, ndetse bimwe bikatujyana mu rupfu, kuko nta kibi cyungura ahubwo ikibi kirica. Abataragiriwe ubuntu bwo kumenya umwami waducunguye, watumeneye amaraso y'igiciro cyinshi, reka ubugingo bwabo ubuvane mu gatebo, ubuvane aho buri mu kangaratete. Data, imitima yabo yikoreho, bakire Kristo umwami umukiza, ababere umwami mu bugingo bwabo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi itugeza kuri Data. Data, reka imitima yabo aho bari, mu byo barimo, mu byo bakora, aho bagenda umunsi ku wundi, imitima yabo ikorweho, maze bahindukire bakwakire, maze nabo dufatanye urugendo tujya mu ijuru, aho ubugingo buzaruhukira, aho umwuka washize muri twe azaruhukira. Ducishijwe bugufi munsi y'ibirenge byawe ku isi aho tuba, ndetse kandi ikaba intebe y'ibirenge byawe. Aho niho dushaka kukuramiriza, kuko hari umunsi tuzakuramya turi kumwe, ubwo tuzaba twambaye ubwiza bwawe. Reka umutima wose uri mu isi, nubwo uhura n'ibihe bikomeye, nubwo uhura n'ibihe by'akaga, ariko umutima wose uri mu isi wakire kuvuga ngo
hari umunsi tuzabaho tutababara, tutarira. Umunsi isi yose izavuga iti igihe kirarangiye kandi igihe kirasohoye. Umunsi Data yashizeho urageze. Reka uwo munsi, nubwo azaba ari umunsi w'amarira, nubwo azaba ari umunsi w'agahinda n'umuborogo mwinshi ku batarigeze bakumenya, ariko abagiriwe ubuntu bwo kukumenya bakakwakira, reka uwo munsi azaba ari umunezero. Mu isi turasonza, mu isi twambara ubusa, mu isi duhura n'intambara, mu isi tugira kamere idahuza n'iy'abandi, mu isi rimwe na rimwe umuborogo uba mwinshi mu gihe ibyishimo biba bike. Data ni wowe mwami wenyine, kuko ari wowe ubasha kumenya imitima, ukamenya icyo umuntu wese akeneye. Tukiri mu isi y'umubabaro, mu isi y'akaga, reka imitima yacu ntizatakaze ibyiringiro n'umunsi wa rimwe tuzahorana ibyiringiro, nubwo kamere muntu itwereka ko bicitse kandi bikomeye. Reka Data twe udukomerezemo imitima yo kutazigera dutakaza ibyiringiro, kandi iyo mitima ikomere n'ukuri, kuko tuzakubona. Icyubahiro kibi cyawe. Reka uyu murwayi yizere gutabarwa, ko abasha gukira. Reka uyu murwayi yizere ko yabona ubutabazi buturuka kuri wowe. Hanyuma uyu ufite ibibazo, ubuze ibyiringiro, umuhe ibyiringiro. Umutima wose wakire ihumure rituruka kuri wowe, kuko ari wowe wenyine ubasha gutanga ihumure. Icyubahiro kibi cyawe, kandi isi yose kubahe, kuko ari wowe ukwiriye gushimwa no gushyirwa hejuru. Nanjye ndakwemereye kugira ngo mbe igikoresho cyawe, kuko ari ubuntu bukomeye kandi bugeretse ku bundi ngiriwe muri uyu mwanya wo kuvuga izina ryawe. Isi yose dufatanye kwatura kuko uri umwami. Turi mu gihugu waduhaye, igihugu cy'umugisha. Reka ukomeze kutwagurira imbago, kandi dukomeze guhirwa nawe, ndetse mu nzego zose, uhereye ku mukuru w'igihugu n'umuryango we, bakira umunezero w'ibyiza, ndetse na guverinoma, kugira ngo uwo munezero usabe kuri buri muntu wese uri mu gihugu, ndetse uduhere umugisha mu gihugu n'inshuti z'umugisha. Urakoze. Reka uyu munsi tuze guhirwa nawe, kandi buri wese uyu munsi yakire ihumure riturutse muri wowe, ibyiza byawe bigaragare muri we. Icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kiba, kandi inzego zose ndetse n'umutima wose uyu munsi ukubone. Icyo ushaka ari cyo kiba, kandi ubwami bwawe buganze muri twe. Ntuduteranire, ahubwo utwongere imbaraga ziduha kunesha. Byose mbisabye nizeye mu izina ry'uwaducunguye Kristo Nyiringabo. Amen.